Uhawe ikaze munyarwanda kuri radio televiziyo gira ubuntu. Nkuko rero twabasezeranyije, radio televiziyo gira ubuntu izajya ibagezaho ubusesenguzi mu bya politike, uburenganzira bw'ikiremwa muntu na demokarasi. Uyu munsi rero nkaba ngira ngo mbagezeho impamvu 10 z'ingenzi zituma demokarasi ari ngombwa yuko ishinga imizi mu gihugu cyacu u Rwanda. Izi mpamvu 10 ntizishobora kuba mu gihugu nta demokarasi ihari. Ni ukuvuga ngo demokarasi nirwo rufunguzo rwa byose. Izi mpamvu 10 nizo zigaragaza akamaro ka demokarasi mu gihugu. Ni nayo mpamvu abaturage baba bafite inshingano yuko bagomba guharanira demokarasi mu gihugu cyabo ko ihaba, kuko demokarasi ishyira ububasha n'ubutegetsi n'umutungo w'igihugu mu maboko ya rubanda rwa giseseka, y'abaturage, mu maboko y'abaturage. Ubu rero nkaba ngira ngo mbere yuko dutangira mbasabe yuko mushobora gukora subscribe kugira ngo mujye muba aba mbere kubona ibiganiro bishya tuzadushyira kuri radio televiziyo gira ubuntu, tuzatubatangariza. Reka rero twihute tukaba tugiye gutangira, ariko ari nako tunumva n'aka karirimbo buhoro buhoro. Turatangirira ku ngingo ya 10 tumanuka tuza kugera ku ngingo ya mbere. Ingingo ya 10: iyo igihugu gifite demokarasi bituma kigira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, cyangwa se icyo twakwita human rights. Mu burenganzira bw'ikiremwa muntu buri munyarwanda akeneye harimo uburenganzira bwo kwiga. Kwiga ni uburenganzira bw'umunyarwanda, uko yaba ameze kose afite uburenganzira bwo kwiga. Hariho kugira uburenganzira bwo guterana. Umunyarwanda bakaba bafite uburenganzira bwo guteranira aho bashakiye n'aho bashatse. Mu burenganzira bw'ikiremwamuntu muri ingingo ya 10 harimo uburenganzira bwo kujya mu mashyaka abanyarwanda bashaka, bakagira uburenganzira bwo kujya mu madini bashaka, bakagira uburenganzira mu guhabwa amakuru. Ni uburenganzira bw'umunyarwanda kugira ngo ahabwe amakuru y'ibikorwa mu gihugu cye. Nanone uburenganzira bw'abanyarwanda ariyo ngingo ya mbere, ariko akamaro ka mbere ka demokarasi, bafite uburenganzira mu kugira itangazamakuru ribaha amakuru y'ukuri, itangazamakuru ryigenga, itangazamakuru ritameze nk'iriri mu gihugu cyacu uyu munsi rikorera Kagame aho gukorera abanyarwanda. Ritanga amakuru yo Kagame ashaka ko abanyarwanda bamenya gusa, amakuru nyayo ntibayahabwe. Mu burenganzira bw'ikiremwa muntu buterwa no kugira demokarasi mu gihugu harimo uburenganzira bwo gutekereza. Umuturage agatekereza uko ashaka ntabizire. Nanone mu burenganzira bw'ikiremwa muntu hakabamo ingingo y'uko umunyarwanda agomba kuvuga icyo atekereza kimuri ku mutima ntabizire. Iyi ikaba ari ingingo ya 10 y'inyungu cyangwa se y'akamaro ko kugira demokarasi mu gihugu. Ingingo ya 9 ubu niyo tugiyeho. Ingingo ya 9 ni freedom of speech, cyangwa se uburenganzira bw'umunyarwanda kuvuga icyo ashaka. Kuvuga icyo ashaka ni kuvuga ibitagenda mu gihugu cye. Iyo igihugu gifite demokarasi buri munyarwanda aba afite uburenganzira bwo kuvuga ibitagenda neza.
umunyarwanda ntashobora kuvuga ngo kuki nareba umukuru w'igihugu ese yarapfuye ngo bamufunge nk'uko byagendekeye idamangi. Umunyarwanda aba afite uburenganzira bwo kuvuga ibitagenda neza akoresheje YouTube, akoresheje Facebook, akoresheje WhatsApp, akoresheje social media zose kugira ngo ibitekerezo bye bigere kure hashoboka ntabizire. Ibi byose biri mu ngingo ya 9 iba mu gihugu gifite democracy yo twita freedom of speech. Ingingo ya 8 niyo nagiye ngo mbasobanurire ariyo twita power to everyone. Muri democracy akamaro ka mbere nanone akamaro k'ingenzi buri munyagihugu agomba kuba afite nuko buri munyagihugu afite ubutegetsi mu ntoki ze. Iyo tuvuze ubutegetsi mu ntoki z'umuturage ni ukuvuga ngo nta muyobozi uyobora igihugu mu rwego rwose rutorwa n'abaturage nta ruhare umuturage yabigizemo. Bivuze ko mu by'ukuri utanga ubutegetsi uha umugisha ujya gutegeka ni umuturage. Bivuze yuko umuturage afite na powers cyangwa se imbaraga zambura ubutegetsi wa muntu mu gihe manda irangiye hagiye kuza igihe cyo gutora kigeze, itora rikurikiyeho rigeze, cyangwa se umuturage akaba afite uburenganzira n'ububasha bwambura wa muntu yatoye ubutegetsi mu gihe bigaragaye ko anyuranyije n'ibyo umuturage yamutoreye. Aka ni akamaro ka democracy. Iki ni cyo abanyagitugu badakunda. Iki ni cyo Kagame yanga ko umuturage agira ububasha mu kwihitiramo abayobozi. Impamvu Kagame ahitamo ubwo buryo ni uko azi yuko iyo uhaye umuturage ububasha bwo gushyiraho ubuyobozi umuhaye n'ububasha bwo kubukuraho, biba bivuze ko ari democracy ifunguye. Biba bivuze yuko nka Kagame impamvu yanga democracy si uko atazi akamaro kayo, ahubwo ni uko habayeho democracy yava ku butegetsi akabazwa uruhare rwe mu marorerwa yakoreye igihugu cyacu, bwaba ubwicanyi, yaba jenoside, byaba ibyaha byose inyoko muntu. Niyo mpamvu Kagame yanga ko democracy ihabwa intebe mu gihugu cyacu. Democracy nanone ni ngombwa yuko iba mu baturage nabo bakayibamo, kuko nibo bagomba kuyirinda. Bayirinda banga umuntu wese uyihubanganya, kuko iyo igihugu kimwe democracy ni uvuga ngo abaturage baba bambuwe uburenganzira bwo kugira democracy. Nicyo bivuze. So icyo nshaka kuvuga hano ni iki? Ndashaka kuvuga yuko kamwe mu kamaro ka democracy ariyo ngingo ya 8 ndimo kubabwiraho, nuko umuturage aba afite imbaraga. Ikirindi cy'ubutegetsi kiba mu biganza by'umuturage. Igihugu gifite democracy, ibi bituma umutegetsi wese uyoboye igihugu akiragijwe n'abaturage arwana no kugira ngo akore ibyo yasezeranije abaturage, kugira ngo batazafata ubutaha batazamufasha ingabo yo kubayobora, kuko niyo bayimushyikiriza iyo bamutoye, bakanayimwambura iyo babonye yuko ibyo bamushinze gukora atabikoze. Tujye rero ku ngingo ya 7. Ingingo ya 7 ni ukuvuga ni ubuyobozi bukorera abaturage mu mucyo. Ubuyobozi bwuzuza inshingano zabwo, njyewe niko nabyita, mu cyongereza ni responsible government. Ni ukuvuga ngo hano haba harimo kuba igihugu gifite inzego zigenga, gifite buri rwego rwuzuza inshingano zarwo. Hano ndabaha nk'urugero. Iyo igihugu gifite democracy ariyo muri iyi ngingo ya 7 ndimo kubabwiraho responsible government, bivuze ko
urwego rw'abaminisitiri ariwo twita executive ruba rwigenga. Urwego rw'abaminisitiri urwego rw'inteko ishinga amategeko ruba rwigenga rw'intumwa za rubanda. Urwego rw'ubutabera ruba rwigenga, n'urwego rw'itangazamakuru ruba rwigenga mu gihugu. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko niba hariho demokarasi, izi nzego zose buri rumwe rufite inshingano rugomba kuzuza kugira ngo umuturage ahabwe serivisi ashaka. Bishatse kuvuga yuko buri rwego rugomba gukorera mu mucyo, buri rwego rugomba gukora ku buryo ibyo rukora buri muturage abizi, abimenyeshwa binyuze mu itangazamakuru. Umuturage aba afite inshingano zo kurebuzwa ibyo leta ikora no kuyibaza impamvu itujuje inshingano zo yayitoreye. Umuturage afite uburenganzira bwo kwigaragambya. So muri responsible government nuko iyo hari democracy, abayobozi barwana bahatana no kugira ngo bakore neza ibyo basinyanye abaturage, kugira ngo ubutaha abaturage bazabagirire icyizere cyo kongera kubaha ubutegetsi. Iyi ni ingingo ya 7 iyo twakwita responsible government, y'akamaro k'igihugu kuba gifite demokarasi. Ingingo ya 6 ariyo tugiyeho nayitamo kugira good citizens cyangwa se better citizens. Iyo igihugu gifite demokarasi, abanyagihugu bishimira igihugu cyabo, baragikunda kuko baba bafite ku mutima yuko ari bo bahitamo icyerekezo cyacyo. Baba bafite ku mutima yuko ibyo ubuyobozi bashyizeho bukora biri mu nyungu zabo. Baba bafite icyizere yuko ubukungu bw'igihugu budakoreshwa mu nyungu z'abari ku butegetsi, ahubwo bugera ku baturage, bigatuma abaturage babasha kubona nk'ibintu nka mituweli n'urugero, nko koroshya ibiciro bya za transport, gutuma ubukungu bw'igihugu busaranganywa mu baturage, nko gutuma gahunda zitandukanye nziza z'ubukungu abanyepolitiki baba basezeranyije abaturage, bituma abaturage bahora bari responsible, ari abaturage beza ndetse barwana no ku gihugu cyabo kugira ngo kitabacika, kuko baba bazi yuko ari bo bafite inshingano zo kukirinda, atari abayobozi. Impamvu abaturage baba beza mu gihugu gifite demokarasi nuko baba bazi yuko aribo batware, nuko baba bazi yuko aribo bagaba ubutegetsi. Uko umuntu agabira undi nka, niko umuturage avuga ati nanjye uyu ndamugabira ubutegetsi kugira ngo azanyiture kutugezaho amazi meza, azanyiture kutugezaho amashanyarazi, azanyiture kutugezaho uburezi ku bana bose, ni ukuvuga amashuri kwiga, azanyiture kubaka ibitaro, kugeza imiti mu bitaro, kuduha abaganga beza, ibintu bitandukanye. Ni ukuvuga ngo umuturage mu gihugu gifite demokarasi, kuri ingingo ya 6 ituma abaturage baba beza, kubera yuko niyo bagaba ubutegetsi, nk'uko umuntu agabira undi inka agateganya ko azamwitura. So iyo abaturage bagwaye ubutegetsi, ibyo basezeranyije nibyo baba bateganya ko ugomba kubitura. Ni mu rwego nagira ngo nacyo nkibasobanurire. Tujye ku ngingo ya 5. Ingingo ya 5 nayita equality. Ni ukuvuga ngo kuringanira kw'abaturage imbere y'amategeko. Hano iyo tuvuga kungana cyangwa se kuringana cyangwa se kungana imbere y'amategeko, ni ukuvuga iyo igihugu gifite demokarasi abanyarwanda babyumve, bifasha kugira ngo habeho ikintu cyitwa ivangura. Mu gihugu cyacu dufite ikibazo cy'iby'abantu bita amoko, Hutu, Twatutsi, majyaruguru nako ibyo bita uturere, nicyo majyaruguru, majyepfo, gutyo. Ariko icyo nshaka kuvuga hano, iyo igihugu gifite demokarasi, iryo vangura ntirishoboka. Impamvu ridashoboka nuko icya mbere hajyaho amategeko akumira iryo vangura, haba mu butegetsi, haba mu mirimo,
haba mu butabera, haba mu buvuzi, haba mu isaranganya ry'ubukungu bw'igihugu. Nta vangura rishobora kubaho iyo igihugu gifite demokarasi. Hano ndababwira ko demokarasi ari wo muti wa byose. Iyo igihugu gifite demokarasi, nanone nta vangura ribaho rishingiye ku gitsina, nta vangura ribaho rishingiye ku bwoko nk'uko nabivuze. Ariko icya mbere ya byose icyo abaturage bagomba kumenya impamvu iri vangura ridashoboka mu gihugu gifite demokarasi, ni uko abantu bafite icyo twita freedom of speech, baba bashobora kuvuga ibitagenda neza, baba bashobora kwigaragambya iyo hagize abafata ibyemezo bibi, baba bashobora kujya kurega mu butabera bwigenga mu gihe umuyobozi batoye akoze ibintu by'ivangura, ajya kuregwa mu nkiko, avugwa mu itangazamakuru. Ni ukuvuga ngo ahagurukirwa n'abaturage barigaragambya. Hano abanyarwanda babyumve neza, ndashaka kumvisha abanyarwanda hari ibintu Kagame abeshya abanyarwanda, ngo n'abahezanguni bandi bakunze kubeshya abanyarwanda, ngo ni haba igihugu kigize demokarasi, ngo abahutu ni benshi, ngo kubera iyo mpamvu ngo abatutsi ngo ntago bazabona ubutegetsi. Icyo nagira ngo ngisobanure abanyarwanda bacyumve. Demokarasi ifitiye ndetse inyungu cyane minority kurusha n'abita ngo ni majority. Iba byumve, demokarasi ifitiye inyungu abantu biyita ngo ni ba minority kurusha abantu biyita ngo ni majority, nubwo bose mu by'ukuri demokarasi bafata kimwe. Iba byumvikane neza. Ni ukuvuga ngo nk'urugero mu context y'u Rwanda, niba abantu bavuga ngo hari ikibazo cy'amoko, ntabwo ubutegetsi bugomba kugenwa, ntabwo ubutegetsi bugomba gutangwa hadakurikijwe amategeko. Ni ukuvuga ngo itegeko nshinga ry'igihugu, amategeko agenga amashyaka agomba kugena uburyo ubutegetsi bugomba gusaranganywa hakurikijwe ibyo bita ngo n'amoko, hakurikijwe ibyo bita wenda amadini, hakurikijwe ibyo bita uturere, hakurikijwe ibyo bita byose ibyo bashaka, abarebare, abagufi, abanini, abakozi, icyo bakwita amoko cyose gishobora kujya mu itegeko nshinga n'amategeko asanzwe agena amashyaka, bigatuma buri shyaka n'igihe habaye amatora buri bwoko bwisanga buri represented, buhagarariwe. Ibi byumvikane ku buryo ntawe uzavuga ngo niba amatora hazatorwa abatutsi gusa, niba amatorwa hazatorwa abahutu gusa. No, iyi tegeko rivuga ngo aba n'aba bari muri izi social groups, izi n'izi mu matsinda ya n'aya bagomba kugaragara mu butegetsi mu myanya n'iyi kuri pourcentage iyi n'iyi. Ni ukuvuga ngo buri shyaka riba rifite obligation yo kubahiriza icyo itegeko rivuga mu buryo bw'isaranganya ry'ubutegetsi. Ni ukuvuga ngo nta gihombo na gito kiri ku batutsi cyo kuvuga ngo abatutsi wenda ngo abita abatutsi ngo ni minority, ngo ubutegetsi buzaba bufitwe ngo n'abahutu. No, nta kintu cyo kuvuga ngo wenda bita abahutu ngo minority ngo nitujya mu matora ngo izazana kayi no, ntago ari byo. Ni ukuvuga ngo amatora agomba kuba hakurikijwe amategeko. Ni ukuvuga ngo nta demokarasi mu by'ukuri iba mu kirere. Demokarasi ibaho kuko n'ayo mategeko ashyirwaho hakurikije demokarasi. Ni ukuvuga ngo n'ayo mategeko yubahirizwa na demokarasi, akanarindwa na demokarasi. Urabibona? Kandi demokarasi ntishobora gukorwa mu buryo discriminatory, ni ukuvuga mu buryo buvanguye bwo kuvangura. Ibi byumvikane kuko abantu baba bafite ijwi bashobora kuvuga, ubutabera buba bukora. Mwibuke ko hari aho bisaba kubahiriza amategeko, hari aho bisaba ireme, ho bidasaba majority, bisaba ireme. Byumvikana? Majority ishobora kubaho hashingiwe ku batowe n'ishyaka ryatsinzwe, ntibe ngo majority ngo bivuza abahutu, majority bivuza abatutsi, majority bishobora kuvuga umubare munini wabonwe n'ishyaka runaka, atari ngombwa ko ryatowe ngo wenda n'abatutsi benshi n'abahutu benshi cyangwa se n'ubwoko bumwe cyangwa ubwo. No,
cyangwa n'abanyagatulika n'abayisilamu reka da. Ni ukuvuga ngo ibi demokarasi ari cyo nshaka kuvuga, ituma habaho uburinganire imbere y'amategeko, ituma habaho kubahana. Demokarasi ituma habaho ni ukuvuga equality muri byose. Iyo ni ingingo ya gatanu. Reka tujye ku ngingo ya kane. Ingingo ya kane y'akamaro ko kugira demokarasi mu gihugu ni iyo twita gukorera mu mucyo no gufata ibyemezo by'ubuyobozi bw'igihugu mu buryo bw'umucyo. Ibyo dushaka kuvuga hano ni iki? Iyo igihugu gifite demokarasi, ntabwo umuntu nka Kagame n'agatsiko ke bashobora kuvuga bati dutanze amasoko ya leta atabanje kwamamaza ngo apiganirwe nk'uko biteganywa n'amategeko. Icyo gihe abaturage barahaguruka bakabyamagana, bakigaragambya, ibinyamakuru bikabyandika, ababigizemo uruhare bakaregwa mu nkiko, bagakurikiranwa, kuko haba hatabayeho umucyo mu gufata imyanzuro, cyangwa se hatabayeho transparency in decision making. So icyo nshaka kuvuga ni iki? Ndashaka kuvuga ko demokarasi, tubaye dufite demokarasi mu gihugu cyacu, nk'ibi bibazo byatumye Idamange uyu munsi afunzwe ntabwo byakabayeho. Iyo tuba dufite demokarasi mu gihugu cyacu, umuntu nka Ingabire ufunzwe uyu munsi, abaturage bakaba barahagurutse bakabaza impamvu afungwa ku nyungu za Kagame, adafungwa afungiwe iwe, atemerewe kuva mu gihugu. Kagame akabeshya ngo yamuhaye imbabazi, mu by'ukuri amufunze arimo kumutocaringa psychologically, ngo abaturage barebere. Impamvu abaturage baruciye bakarumira nuko igihugu cyacu gikora ibintu mu bwiru. By the way, ijambo transparency muri demokarasi bisobanuye ko demokarasi ikuraho ubwiru mu myanzuro no mu byemezo byose bifatwa na leta. Mu baturage n'ibinyamakuru byakaye byaratangiye kubaza impamvu abanyepolitike mu gihugu batavuga rumwe na leta banyabo batemererwa kwandika amashyaka yabo, batemererwa gukora amanama n'abaturage, batemererwa kwigaragambya, batemererwa gutanga ubutumwa mu bitangazamakuru bya leta n'ibyigenga. So ni ukuvuga ngo ikintu cyitwa umucyo ni ikintu kiri fundamental, ni kimwe mu ngingo cyangwa se mu mbavu cyangwa se nuva mu bintu by'ingenzi bigize ikintu cyitwa demokarasi. Iyi ni ingingo ya kane. Tujye ku ngingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu niyo twakwita yuko demokarasi itanga uburyo bwo guhinduranya ubuyobozi bikozwe n'abaturage mu buryo bw'amahoro. Icyo twakwita peaceful transfer of power cyangwa open for change. Ni ukuvuga ngo icyambere demokarasi yemera yuko mu gihe umuntu arangije igihe cye cya manda ava ku butegetsi, abaturage bakongera bakagabira undi muntu ubutegetsi. Ni ukubumugabira binyuze mu kumutora, ibyo bita ballot box, bagatora voting, binyuze muri voting. So icyo nshaka kuvuga ni iki? Nuko demokarasi itanga uburyo bwo kugira ngo ubutegetsi buhinduke nta maraso amenetse, ahubwo binyuze mu byemezo, mu guhitamo kw'abaturage. Naho urugero mu gihugu cyacu, kuva ku ngoma ya Rwabugiri yakaba ariho mpera, habayeho kudeta yo ku Rucunshu, bivuze yuko Musinga yimye habanje kumeneka amaraso mu 1890. Habayeho kudeta yakorewe umwami Musinga muri za 30 ubwo Rudahigwa yimaga. Nuvuga ngo nta demokarasi yari mu gihugu cyacu. Habayeho kwima k'umwami Kigeli mu buryo bwise ko nabwo bwari nka kudeta, kuko yagiyeho adatowe aho gatoranyijwe n'abiru. Habayeho kudeta y'Igitarama yatumye hajyaho repubulika, hakabaho
akajyaho hakima akaza kujyaho perezida Kayibanda, Gergore Kayibanda, nyuma ya Mbonyumutwa wabaye nk'uri muri transition. Muri 1973 habayeho kudeta, Habyarimana akorera kudeta Kayibanda aramusimbura. Muri 1994 tariki 6 z'ukwezi kwa 4 saa 2 z'ijoro, Habyarimana yaramaze gusinya amasezerano ya Arusha, hasigaye gutangiza leta y'inzibacyuho. Kagame yamunyuze muri humye, aramurasa aramwica, afata ubutegetsi. Mu by'ukuri nubwo Kagame atemeye ko iyo guverinoma ijyaho, ariko Habyarimana yari yamaze kugaragaza ikimenyetso cy'uko guverinoma y'inzibacyuho y'abatutsi n'abahutu yagombaga kuvanga bagabana ubutegetsi nk'uko byagenwe n'amasezerano ya Arusha. Iyo nayo yabaye nka kudeta. Ni ukuvuga ngo abo n'abategetsi b'u Rwanda baje basimburana mu buryo butari ubw'amahoro, habanje kumeneka amaraso binyuze muri kudeta, nta ruhare abaturage babigizemo. Aricyo arimwe muri mu ngingo ya demokrasi yitwa peaceful transfer of power, ariyo element ikomeye cyane yo abaturage baba bafite mu gihugu gifite demokrasi. Reba ukuntu Passerism yavuye akorewe kudeta, reba ukuntu Kagame yagiye kugeza uyu munsi we yafashe butegetsi, yakoreye kudeta tegeko shinga kugira ngo abe icyo bita ngo ni life president, perezida ubuzima bwe bwose kugeza igihe abantu bazumva ngo yashizemo umwuka. So ni ukuvuga ngo abanyarwanda bafite inshingano zo guhaguruka bakarwanira demokrasi. Igihugu cyacu gikeneye demokrasi kurusha umuyobozi runaka w'umuhutu. Igihugu cyacu gikeneye demokrasi kurusha umuyobozi runaka w'umututsi cyangwa w'umutwa. Igihugu cyacu gikeneye demokrasi mu baturage, gikeneye abayobozi nuvuga muri bo barimo demokrasi, muri bo bayifite, bayiyumvamo, ndetse biteguye kuyigira iyabo no kurushaho kuyisakaza mu baturage, kuko demokrasi ni uburenganzira buri fundamental bw'umuntu agomba kuba n'ubundi afite, kuko niyo irinda ibyo byose twavuze. Iyi ari ingingo ya gatatu. Reka tujye ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri ni amahoro no gushyira hamwe. Igihugu gifite demokrasi, abaturage bagira amahoro kuko nta ntambara zihaba. Intambara ziba mu gihe cy'amatora, kandi zikaba atari intambara z'amasasu, ikaba ari intambara yo guhitamo abaturage, kuko badashobora kumva ibintu kimwe, kuko abaturage badashobora gutekereza kimwe. Niyo mpamvu demokrasi ari ngombwa, kugira ngo bajye barwana intambara y'ibikumwe, gushyira ibikumwe ku ishyaka bemera cyangwa ku muntu bemera. Uwo muntu yahita ubwo akaba ahiseho mu mpaka nuvuga mu mpaka zitari iz'amasasu. So ndashaka kuvuga yuko demokrasi ni ikintu cy'ingenzi, ndetse nyuma ya demokrasi habaho icyo bita harmony, gushyira hamwe kw'abanyagihugu bagakorera hamwe, bakongera bakaba umwe, bakamenya ko politiki bayishyize ku ruhande, bakamenya ko bagiye kureba uwo batoye wabonye amajwi menshi ko agiye gukora ibyo bamutoreye, no kumuhozaho ijisho biri mu nyungu za demokrasi, kugira ngo mu gihe cyose akoze ibinyuranyije n'ibyo badashaka bahaguruka bamubwire bati si ibyo twagutoreye, bahaguruka bamubwire bati hinduraho. Yakwanga bakigaragambya, yakwanga bakamurega mu nkiko. Nicyo bita demokrasi. Icyo gihe itangazamakuru barikora. Ni ukuvuga ngo abanyarwanda rya babyumve neza, demokrasi ikuraho komplexi za superiority y'abahezanguni. Demokrasi ikuraho ikintu cya hutu superiority cyangwa tutu superiority. Ituma ugiyeho wese mu gihe agaragayeho ibintu bihanwa n'amategeko, ashobora guhita anaregwa mu nkiko akiri no ku butegetsi. Iyo ni demokrasi, abanyarwanda babyumve neza. So iyi ni ingingo ya kabiri tugezeho ya demokrasi y'amahoro n'ubumwe. Amahoro n'ubumwe bibumbatirwa na demokrasi, iyo abanyarwanda babyumve. Hano nkabangira ngo nongere mfata akanya
nibutse abakunzi ba radio televiziyo Gira Ubuntu yuko bakora subscribe kugira ngo bajye baba abambere kugezwaho ibiganiro bishya tubagezaho. Ingingo ya nyuma ariyo ngira ngo nanone mbasobanurire mu ngingo nabasezanije 10 zigize democracy. Ingingo ya nyuma ariyo ya mbere nanone uhereye hejuru ko nahereye ku 10 imanuka ni yitwa guteza imbere umuco w'ibiganiro, umuco wo kuganira. Iyo igihugu gifite democracy, ibintu bitumvikanwaho n'abanyepolitiki babijyaho impaka. Babijyaho impaka, abaturage bagakurikirana n'abaturage bakabigiramo uruhare, bakabijyaho impaka, bakajya mu itangazamakuru bakavuga, bakajya impaka atari impaka za ngo turwane, ari impaka zubaka igihugu cyabo. Buri muntu akagaragaza ibitekerezo bye, hakabaho za deba. Nimubona abantu batinya za debate, mujye mumenya yuko badashobora gutinyuka democracy. Ntushobora gutinya debate ngo utinyuke democracy, kuko democracy ni debate. Nicyo bivuze. Democracy ni ukuganira, democracy ni ugupiganwa kw'ibitekerezo. Bivuze iki? Bivuze yuko iyo abantu batinya debate nka leta ya Kigali, ndavuga nka FPR na Kagame, nuko ntacyo bashobora kuganira n'abanyarwanda, ntacyo kubabwira bafite. Niyo mpamvu bakoresha imbunda, niyo mpamvu bakoresha iterabwoba, niyo mpamvu baburizwa abantu irengero, niyo mpamvu bica abantu, niyo mpamvu barasa abantu amanywa y'ihangu, niyo mpamvu bakoresha itangazamakuru nk'imiyoboro bamenyekanishirizamo ibikorwa byabo by'iterabwoba, kugira ngo bajye bahoza abaturage ari bikange batazabishyuza democracy. Kuko democracy ituma habaho umuco wa debate, umuco wo kuganira, umuco wo kujya impaka, umuco wo kweshanja ibitekerezo, umuco wo kwemera yuko ukurusha igitekerezo cyiza abakurusha imbaraga. Icyo gihe nuvuga ngo icyo gihe ushaka nawe ikindi kizaruta icye. Iyo bitekerezo bitandukanye, ibyo bitekerezo bihora bicurwa n'abanyagihugu, babicura, bakabiganira, bakabihanga, bakabijyaho impaka, niryo shingiro ry'iterambere ry'igihugu. Ako niko kamaro ka democracy. Iki rero nicyo iyi niyo nyigisho nabateguriye uyu munsi kuri democracy, kuri demokarasi cyangwa kuri democracy. Mbasaba kugira ngo mukore subscribe kugira ngo mujye muba abambere kubona ibiganiro bishya tuzatubagezaho bijyanye n'ubusesenguzi ku burenganzira bw'ikiremwamuntu, bijyanye n'inyigisho zitandukanye zirimo imiyoborere y'igihugu, zirimo politike n'ubusesenguzi muri politike, uburenganzira bw'ikiremwamuntu, umuco n'ibindi. Tubatumiriza abantu batandukanye bafite ubunararibonye butandukanye kugira ngo bakomeze babagezeho ibitekerezo bitandukanye. Ikigamijwe no gufungura ubwonko n'amaso y'abanyarwanda kugira ngo bo ubwabo bagire uruhare mu mpinduramatwara mu gihugu cyacu, kuko igihugu ni icyacu twese, ntawe ukirushaho undi uburenganzira, kandi nta wundi ugomba kugirana n'itwebwe ngo akimuhana kaza imvura ise. Murakoze rero, mugire umunsi mwiza, ndabashuje mwese, mugire umugisha w'Imana. Bye.